Yes, tubaye kaza no kuri Ama-G The Black kumwe nanjye mu ex w'ubunebwe. Yes, Ama-G The Black ngira ngo ubu tumaje gukaraba tugiye kureba imishwi noneho y'umunsi umwe. Ngira ngo twagendana ubonye ko kugira ngo umuntu ajye mu nkoko icyambere ari isuku. Waba wanyu ukarabye urongera ugakaraba. Ariko n'undi ni gahunda. Ni ibisanzwe. Oh no, Yes, umusaza. Yego. Yewe. Ni karibu cyane. Wakoze. Ati fata agapfukamunwa. Umusaza wita ku nkoko zikiri mwigi. Kugera biho. Yes. Ariko nibyo isuku ni isoko y'ubuzima. Ama-G urabwira iki abantu batari batanga amakomande? Uba batanze komande ntibagiye kuzitwara. Abantu batari gutanga komande birabareba. Kwamba musanzwe kuvukisha inkoko era gufata ku gashwinyi ibyo cyose uza ko bakubanza gutera Iby'inkoko byose ni isuku ku birenge, ku mubiri, ku ntoki. nk'uko mubibona ubwashyira yabwiye ko iyi nzira tuyikoresha ikora ari y'amagi ariko iyo turi kuvukisha inkoko kugira ngo tutagira ibyo twanduza cyangwa se cross contamination y'icyuma ku kindi kubera ko inkoko zivukira haba hantu dushobora kuba twabitse amagi niyo mpamvu ngo iyi nzira itari gukora irafunze iyi nzira irakomeza ikajya muri kode ubushize twari twaberetse uyu munsi uko twavukishije inkoko tugiye kunyura kuri iyi nzira zihutira mu cyumba cy'imashini zirimo imashini zirimo amagi hanyuma n'ikindi gikurikira kirimo udushwi twagiye. Reka tubereke rero ukuntu gahunda zifashe. Ama-G agiye kumenya uyu munsi twavukishije ibihumbi bingahe by'imishwi. Ese abantu muri tayari kuza kuzitwara? Biraba ni mubitegure neza mubikorera amasuku. Iki ni cya cyuma rero nacyo kiba kirimo amagi Yego. ategereje kuvuka ariko ataravuka hanyuma turanyura muri kimwe Ko nta kintu uri kuvuga se. Biba byandenze. udushwi twacu muratubona ko tumeze neza N'utw'umunsi umwe. noneho turi kuvuka umunsi umwe ntiruzura turacyatuvuka ariko ubu n'utw'umunsi umwe mugani wawe Yego. abantu benshi hari umuntu ukabona akavuga ati siya tubuka amaze igihe uko bityo turi gukora twe dukora twebwe tuvanamo bino ano makokiye ziba zavuyemo hanyuma ariko tukanatuguredinga icyo twita grading tuba kugira ngo turebe udushwi twujuje ubuziranenge ko twabivuze ubwashize nibo babona agatero kareba gutya abareba munsi ko kaba kumutse ku mukono buriya inkoko nayo igira umukono akareba ko tumeze neza akadukuraho Naho hose ziri kuvuka. zose ziri hanyuma agasigarana tumeze neza utameze neza akaba ari N'ahandi kubona ziri kuvuka. Ubu mashini mwajya batuye kujyamo ibihumbi bingahe? Hano naho zirahari. Kuva hakuno kugeza hakurya. Urumva nawe nimba uzi kubara cyangwa kwitegereza wamenya Oya kubara ntabwo wabara. Leta batubwiye ibyo ari byo babizi. amakuru neza izimenyetso ziba zifite ikibazo. Uyu ukageze gutya kakabaduka nta kibazo kaba ari kazima nta kibazo.
Ubona rero veterineri niba kutubwira imibare yazo kuko abantu mushaka gutanga komande ngira ngo murabibona ko imiti rwose ihari atari bya bindi by'amagambo ngo ni scam ngo ni scam. umuntu akinjiramo hano ni ukumva ubusa ni urusaku, ni uruvangitirane rw'imishwi rw'amajwi y'imishwi. Hano karimo ariko kari kwikuramo. Rekana hano waribonye Byakomeye uje gutabara. byakomeye gute Fani ibintu byose irimo irashyira hararumye ko itarimo irakora neza kubera imishwi yasohotsemo. ubushyuhe bwabaye bwinshi, ubushyuhe bwari kubwo twasetinze Bwarenze. bwarenze hano None se tubaze uyu munsi noneho twavukishije imishwi ingana. uyu munsi twavugije 16, ariko ubwo komande zayo ihari zose zirahita zigenda ku mugoroba. Izuba rimaze kurenga zose ziri kuri komande, izuba rimaze kurenga zirahita zijya kuboroza. Yego murabyumva barabyumva rero ko gahunda ari ugutanga komande kare. Izi ko ziragiye ubu ziraba zigenda ubwo tugiye tumara kuzibara turakurikiza gahunda yo kuzikingira. si ukuzikingira se nk'ibisanzwe? Nk'ibisanzwe indwara 3 ibyo birasanzwe twarabiberetse. turahita tubikomereza. Umunsi ni 16, ubu nta n'umushwi n'umwe utari kuri komande uhari. umunsi naje turi kuvuga ngo tuba tutwitayeho n'uduhinja nyine tureba se turimo turahumeka neza. Ushobora kuba turimo hano ariko ugasanga n'igipimo cy'ubushyuhe kirenze icyo dukeneye kigiye hejuru, kubera ko uko natwo turi hano tuba duhumeka. ubu tuzatangira kurya ryari tukigera ku mworozi bahita baduha ibiryo n'amazi. Urubuga hari ibiryo no kubona tuba turimo dusimbagurika, urabona ko tuba dushobora n'ubu ziri bugume hano mwaba mwazigaburira. kaba gashaka kurya, ariko ubu ntabwo twayigaburira hano kuko ntabwo ubundi gutwara inkoko taransiporo y'inkoko ariko ubwo zishaka kumara igihe kingana ute zitararya? amasaha 72 niyo yemewe guhera aka kanya umworozi agiye guhera gutyo kugeza ayo masaha. Ariko biba byiza ko ikiza ni uko iva mu ituragiro ijya kuri famu hagati y'umunsi umwe. Nibyo byiza ko dokurisi itinda ku ituragiro, wumva igira performance ntoya. ngo icyiza ni ukugera ku mworozi ahita azigaburira. ayo masaha akuze nayo ziba zishobora kumara ku ituragiro, cyangwa se urumva zishobora no kuva hanze. n'urugero ibyo ni ibigenewe, ariko bari abantu bakura i Burayi n'ibibazo ziri mu minsi nk'ibiri. ariko umworozi aba agomba guhita iyo zikihagera ubundi asanga biteguye. nizere ko komande yanjye umbanza. Komande yawe rero tugomba kuyihera. none se ikintu ndi kwibaza, iyo zigishika bwa mbere
ni ngombwa ko uhita uzihereza ibiryo ako kanya ni ukuvuga ngo umworozi ko tuba twanabahuguye abo duha inkoko ubu ngubu ku mugoroba baba bamaze gucana imbabura baba barakoze yakuruda mujya muri mwasuye aborozi iteguye irimo amazi n'imbabura bagacana bagashyiramo amazi cyangwa baza kuziha amazi hanyuma amazi asanzwe nta kindi kintu kivanze. hari abashyiramo agasukari kaba kugira ngo zireke energy cyangwa se energy isukari agasukari agasukari ariko abegera amazi bazakora iminsi ya mbere aba arimo vitamine none se ufite kugira ngo ufite vitamine ni ngombwa ayo mazi arimo isukari. udafite vitamine wayiha amazi bisanzwe uzasanga oya vitamine ni ngombwa guteka bakatiraga kugira ngo nako gakure bakavomera ariko ni ngombwa ko amazi aba asukuye bari n'akana gasanzwe amazi adasukuye ubwo nawe waba ugiye guhungabanya umutekano w'inkoko. so rero ngira ngo wababwira za nimero zacu abantu bashaka gutanga komande ngira turaza kuyibaha reka nze nyibabwire dufite indi nshyashya niyo mpamvu nari kuyifata mu mutwe nanjye byarananiye abantu mushaka inkoko rero mutugane hano muri Livestock Bank nimero ni 079 079 19 04 251 ugatanga komande nawe hakiri kare aho waba uri hose mu gihugu imishwi ikugeraho kandi ikakugeraho ku gihe. Uhamagara kuri izo nimero uraza kumenya ubusobanuro bwimbitse. Ntibeshya rero ngo ugiye gufatirana ngo utange komande bavukishije. Nk'ubu ureba iyi ngiyi ibi bihumbi 16 by'imishwi byose bigiye kugenda kubera ko ari abantu batanze komande mbere. Nanjye ndimo nawe urimo rero bari kubyumva ko gahunda ari ugutanga komande kare ntabwo bahita baguheraho waratinze hari abandi baba barateguye. Yego ibiganiro byacu ni akagaruka kandi mukomeze mukore subscribe mukore share mutere comment ariko icyo nabashishikariza urubyiruko kora amaboko mu mifuka rungano ibi bintu birimo amafaranga tuziberetse zivuka tuzazibereka noneho umunsi ku munsi oya tuzabereka amafaranga yazivuyeho oya kugira ngo tubereke uyu ni umunsi wa mbere zivuka tuzabereka umunsi wa mbere zageze ku mworozi kuva ku munsi wa mbere kugera ku wa 40 uko bizaba bihagaze uwa 40 harimo no kuzijyana ku isoko. rero usabwa no gukora subscribe share comment ubundi twikomereze. au revoir reka mpakire inkoko zanjye nanjye ngenda ako nigerera mu ruganda tugiye kubabwira ikinyobwa kigezweho amaci ikinyobwa cy'abasirimu D1 Gin barabizi abantu bakura telefone ya mbere Barujama phone shop hano mu mujyi muri Free Zone ahandi hantu rero ushobora gukura inkoko nziza zizewe ni muri Livestock Bank nimero twayibahaye n'ubutambisho subiza inyuma ikiganiro. Yes za rero bye.